bahaye ikaze kuri Mukire Entertainment. Fight Night ni filime igezweho, ni filime ishingiye ku nkurumamo, ni filime ishingiye ku mateka yabayeho. Fight Night, yes. Reka uyu munsi turebere hamwe iby'iyi filime irimo ibyamamare bikomeye cyane muri Hollywood, ndetse ni filime ikaba inakunzwe bidasanzwe ku mbuga zicuruza filime muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku isi muri rusange. Fight Night bahaye ikaze. Niba warakoze subscribe no kuri Mukire Entertainment, ndagushimiye. Niba utarayikora ikikore kanda subscribe kandi like udugitekerezo muri comment. Fight Night, ese iyi filime urimo kuyireba? Ese iyi filime warayirebye? Ni filime nziza cyane. Reka turebere hamwe byinshi utamenye kuri iyi filime. Bahaye ikaze. Fight Night ni filime y'uruhererekane. The Fight Night Millionaire Dollar ni imwe muri filime zigezweho muri iyi minsi, yahurijwemo n'ibyamamare byinshi bidasanzwe nka Kevin Hart, Traji P. Harrison, Samuel Jackson hamwe n'ibindi byamamare bidasanzwe muri sinema ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari filime nyinshi zigezweho ku mbuga nkoranyambaga muri iyi minsi, ariko n'iyi filime nayo iri mu zikunzwe kandi zinagezweho, ikomeje kwigarurira imitima y'abantu benshi cyane. Fight Night The Millionaire Dollar, ubikize mu Kinyarwanda ni nko kuvuga ngo ijoro ry'umurwano, ubujura bw'amamiliyoni y'amadolari. Iyi ni filime idasanzwe, ni filime y'uruhererekane iri kunyurwa ku rubuga rwa Peacock. Ni urubuga rumaze iminsi ruhatanye na Netflix, dore ko rurimo kwerekana iyi filime abantu benshi bari gukunda muri iyi minsi. Ifite episode zigera kuri 8, ariko hamaze gusohoka episode 3 gusa. Ibitaratangajwe kuri iyi filime nuko iyi filime igaruka ku nkuru mpamo yabayeho n'amateka ya nyayo yabayeho mu mujyi wa Atlanta mu myaka ya kera. Iyi filime yibanda cyane ku banyabyaha bari barayogoje uyu mujyi mu bujura budasanzwe, mu gucuruza ibiyobyabwenge, imbunda ndetse n'ibindi bintu byinshi bitemewe n'amategeko, ndetse n'ubundi bwicanyi bwaberaga muri uyu mujyi. Abanyabyaha bagarukaho muri iyi filime harimo nk'uwitwa Gordon Williams wari warahimbwe akazina ka Chicken Man. Harimo n'uwari umujura ruharwa, umugore witwaga Vivian Thomas wari uzwiho gucuruza abagabo akabiba ndetse ku buryo budasanzwe kakahava. Hariho witwa Frank Montana wahimbwaga Black Golden Gada, wari umucuruzi wa cocaine muri uyu mujyi wa New York Atlanta. Aba bose bakaba baraciye ibintu mu myaka ya kera, ndetse hari ibitabo byinshi byabanditsweho ndetse na filime nyinshi zabanditsweho ku nkuru y'ubuzima bwabo. Iyi filime rero igaragazwa mu buryo abanyabyaha bane bihurije hamwe, ndetse bagakorana mu buryo bwo guhuza imbaraga, bagakora umugambi wo kwiba amafaranga menshi cyane muri club yabera